bakunzi bagira neza bigendera TV mbaje kubasuhuza amahoro y'Imana nabane namwe. Nitwa Florette cyangwa Tracy, mumenyereye mu bikorwa byagira neza bigendere. Hakaba hari igikorwa kidasanzwe nje kubatumira, mwegere hino batumire. Ku itariki 10 z'ukwa mbere 2026 Don't miss out. Umunsi ni umunsi ukomeye, ni hari special events. Azaba ari isabukuru y'amavuko yanjye nk'ibisanzwe buri mwaka utangiye tuyizihiriza mu bitaro, dusura abarwayi, tubajyanira ibikoresho, ibyo kurya ndetse n'imyambaro. Uko buri wese ashobojwe turafatanya tugasura abarwayi. Muzabure bifuza kwifatanya nanjye kumerekeza kuri uwo munsi, wanyandikira kuri nimero ziri hasi, ugatera comments kuri YouTube yacu ndetse kuri TikTok na video zirahari, Instagram, tukazifatanya kuri uwo munsi. Kubana nawe ni umugisha ukomeye cyane, gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Ubaye ufite Bibiliya uzasome mu Migani 3 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10, haranditse ngo wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganuro w'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasenderezwa imitobe. Murumva ko harimo kubahisha Uwiteka mu buzima tubamo bwa buri munsi. Ntabwo tuba tuzi uko buri buke cyangwa uko buri bwire, byose ni Imana ibigena. Kuba Imana ikurinda nta kiguzi uba watanze ndetse nta n'uruhare wagizemo. Niyo mpamvu ukwiye kujya ushima Uwiteka mu byo wunguka cyangwa se mu byo ubasha kubona. Nimba mutima gufasha n'ubushake, ntabwo ari ukurengwa cyangwa gusagura ibyo wasaguje akaba ari byifashisha, ahubwo ni umutima wazirikanye abandi. Kugira neza rero ni umugisha ukomeye cyane. So rero nkaba nifuje kubatumira kuri uwo munsi, bavandimwe, inshuti, babyeyi, bakunzi, nifuje kubatumira kuri uwo munsi. Ntuzabure, muzaze mwifatanye nanjye kwizihiza isabukuru y'amavuko yanjye, dusura abababaye. Wifuza kumenya ibindi birenzeho, wanyandikira cyangwa ukampamagara, ukazaba umwe mu bazitabira icyo gikorwa. Murakoze cyane, amahoro y'Imana bane namwe. Reka twizere ko muzabana nanjye, mukomeze kugira ibihe byiza.